Yes, reka tubasuhuze mwese abakurikiye business isobanutse, mukomeze kugubwa neza aho buri wese aherereye ku isi. Turacyari mu mwanya wa Pi Network niyo tuganiraho. Uyu munsi ndagira ngo twifashishe inararibonye zituganirire ku bijyanye no gutunga amafaranga menshi. Abantu benshi ntibajya bavuga rumwe ku bijyanye no gutunga amafaranga menshi. Hari n'abantu usanga bafite amafaranga menshi, rubanda batayafite babireba bakavuga ngo abakire si abantu. Ukibaza ni ukubera iki? Kuki abakire atari abantu? Ese ninde ubivuga? Baba bibimitiye iki? Ahari ngira ngo hari byinshi baba badahuje. Rero hari abantu benshi bavuga bati amafaranga menshi ahindura umuntu. Ariko se kuki amuhindura? Cyangwa kuki wumva yuko atamuhindura? Ibyo ni ibibazo abantu benshi bakunda kwibaza. Ariko nanone hari n'abavuga ngo amafaranga menshi ni umugisha, dore ko hari n'abantu bajya gusenga basaba Imana amafaranga. Kandi murabizi ko Imana ntago igira amafaranga. Amafaranga agirwa n'abantu, amafaranga aba mu bintu, akaba mu kazi dukora. Ariko ugasanga umuntu afashe umwanzuro agiye gusenga ngo asaba Imana iki? Amafaranga. Hari abantu bavuga yuko cyangwa bemeza ko kugira amafaranga menshi bitera ibibazo byinshi, mu gihe abandi bavuga yuko amafaranga menshi akemura ibibazo byinshi. Reka twumve umwe mu bantu b'inararibonye icyo abivugaho. Umusaza Pasiteri Ezra Mpyisi yigeze kugira icyo abivugaho. Utekereza iki ku mahirwe n'umwaku? Amahirwe ni ese amahirwe umbwira nayahe urugero? Wenda kuvuga ngo umuntu bagiye mu kizamini cy'akazi ari benshi, hahitwamo wenda umwe arahita aratsinda, abona umurimo mwiza wuba umugaragu we, utsinze ugatambuka. Ninde ufungwa mbere wawe wabonye akazi? Urwara sida n'uwuhe wabonye akazi? Uri kumva filozofi urimo ndakuba uwahembwe niwe uri mu byago byinshi, niwe upfuye akanyago, nawundi yari rutwa toraguye asabye akiryamira atuje ntacyo. uwo nguwo uvuga ngo rero warapfuye akanyago. None se amahirwe ntabwo abaho? Nayo n'umwaku ntawo ubaho? nawo habaho kuyoboka Imana cyangwa kuyoboka Satani. Nta mwako. Ibyo turi kubona nk'amahirwe hari igihe ari ibyago. N'ibyago nibyo twita amahirwe n'ibyago. Wow. Nibyo twita amahirwe biragatsindwa. Uzagahungu katsinze mu kizami, abakobwa bakiruka inyuma. Harimo filozofi iri hejuru. Naho rero none zo uzajya hariya ujya kudansa utatsinze ikizami ushonje. Uko ubona ibitwite by'isi, yego niko ibyago byacu byiyongera. nguko Niko dusatira urupfu. nguko uko twihamagarira urupfu. Aha, buri wese ariyumviye. Zo ni impanuro, ni ibitekerezo n'inama z'umusaza nyakwigendera Pasiteri Ezra Mpyisi. Akomeze kwiruhukira. Reka mbabwire bapayoniyazi bakurikiye ikiganiro, ndibaza hari ibintu byinshi tutavugaho rumwe, ariko hakaba n'ibyo turwanirira. Twese turashaka amafaranga, kandi amafaranga atari make. Umuntu arihandagaza akakubwira ati jye ndumva n'indege nayigura. Uzayitwara he? Mva ntuzi kuyitwara, nturanayurira, ahubwo ngira ngo nturanayegera ngo nayikoreho. Ariko umuntu ararota kugura indege, kandi koko yabona n'amafaranga yanayigura, wenda bitewe n'iyo ariyo. Twa private jets tumwe tw'abantu ku giti cyabo, twara abantu 3-5 wenda yayigura pe. Ariko ikibazo tuvuge yuko niba ufite amafaranga yagura indege, ni ibibazo. Murumva ari ibibazo? Ese niba ufite amafaranga
yagura wenda yakubaka wenda inyubako cyangwa yakubaka ibikorwa bihambaye bishobora gutwara wenda amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari, byaba ari ibibazo. Ni gute mwumva wowe ukurikiye iki kiganiro, wowe urumva ari gute ari ikibazo gutunga amafaranga menshi? Muri iki kiganiro twumve mu majwi twumvise harimo kuvuga ngo twifashishe urugero batanze rw'umuntu watsindiye akazi, ko tuvuge wenda umuntu agiye gukora muri banki. Ese banki ihombye hafungwa nyirayo cyangwa hafatwa nyiri banki? Ariko se ibyo ngibyo kuba bibaye ni ikibazo cyo kuvuga ngo reka nshake utumpemba makeya, niba bishobora kuba reka nshake utumpemba makeya. Ubwo ndagira ngo tuza kujyana neza ku mujyo wacu nk'abapayoneya. Dukeneye amafaranga make kugira ngo amafaranga atazadutera ibibazo, cyangwa dukeneye amafaranga menshi bona nubwo atabura kuzana ibibazo? Ahubwo se ubundi ibibazo buriya ni hehe bitaba? Ese waguhitishamo kugira ibibazo ufite amafaranga menshi no kugira ibibazo nta mafaranga wigirira? Rimwe na rimwe no kurya ugera ku rwego rwo gusaba. Wowe ku bwawe aho wumva wahitamo guherera, uruhande wumva wajyamo ni uruhe? Ni urw'amafaranga menshi bona nubwo haba harimo ibibazo uruhuri, cyangwa ni iry'udufaranga, ni uruhande rw'udufaranga duke mu bibazo bike? Mbwiza ukuri nk'umupayoneya umaze kumenya payi icyo ari cyo, kuko ubu payi zaza ivunja nk'uko byemejwe muri systeme za payi. Nabonye noneho no kwinjiramo bidakunda, ngo twongere twinjiremo turebe. Ku bwawe wamaze kubona yuko ngira ngo bashatse ko ibintu bidakomeza guca igikuba, kandi birakomeza guca igikuba koko. Kumva ko payi zaba ivunja ibihumbi 314,159 by'idolari. Uyu munsi niba idolari rivunja amanyarwanda 1,370, urumva ko payi imwe yazaba ihagaze miliyoni 420 z'amanyarwanda. Ibaza umuntu wageze ku rwego rw'uko bashobora kumutereza icyamunara akaba asigaye mu ikode gusa, noneho akaba amaze kugeza payi 5, mva nanjye ngo 5, 10. Ibaza kumubwira ngo payi imwe ishobora kuzaba ivunja amanyarwanda miliyoni 400 zirenga. Uwo muntu ni ibintu ubwabyo no kubishyikira mu bwonko ntabwo. Niyo mpamvu benshi banavuga ngo ntibishoboka, nyamara hari ibishoboka birenze ibyo ngibyo. Utise ni ibihe? Ubwo tuzajya mu mateka y'ibyagiye bishoboka birenze ibyo kandi byabaye. None ukambwira ko ibi ngibi byo noneho bitari bukunde, kandi abashinzwe kubyemeza bamaze kubikwereka muri system za payi byanditsemo. Ndagira ngo nkoresha iminota mike nsoza, nsaba buri wese gukurikira iki kiganiro, dukurikira muri iki kiganiro, gufata ibi bintu abitereka mu bwonko bwe, atangire gusa nk'ukora amatora. Mu by'ukuri ko ibi bintu birimo kuza tukumva rimwe na rimwe hari ibintu bitugeraho tutumva n'ibyo ari byo, tukisanga twabigezemo. Umusaza ati nta mahirwe abaho, nta n'umwaka ubaho. None se ibi bintu ko twe twumvaga ko ari amahirwe ko tugiye kubona payi ifite nk'ifaranga rizaba rivunja amafaranga menshi mu mafaranga iwacu afatika, cyangwa se kurikoresha tukagura ibintu by'agaciro bihenze, tukagura byinshi kandi kuko tuzifite, payi tuzifite. Ese ibi bintu si amahirwe? Ariko se dukurikije filozofi y'uyu musaza yakwigendera Pasiteri Ezra Mpyisi, ati ibyo mwita amahirwe ni ibibazo. Ese ubwo birahurire n'ibyo twagiye tubona cyangwa se tuvuga yuko abantu benshi bashobora kuzabigiriramo ibibazo bikomeye cyane? Ese ntabwo payi ubwo ari amahirwe? Ese niba ntashoboraga kwigondera n'urukweto rw'ibihumbi 50 bitewe n'ubushobozi buke nifitiye bw'umuryango, inshingiye ku muryango wanjye cyangwa se ku kazi nkora, ariko uyu munsi nkaba noneho ngiye kugura, nshobora kugura noneho, reka mvuge imodoka niyo yumvikana vuba,
cyangwa nshobora kugura inzu irengeje miliyoni noneho 50, yewe na miliyoni 500, kuko niba payi imwe ishobora kuzagera ku rwego ishobora kuzavunja miliyoni 400 zirengamo, kandi umuntu akaba wenda ufite payi nkeya akaba afite payi 3, namwe mwumva urwo. Ese ibi bintu koko murumva hari aho ngera nkumva ngiye kumva ko ari ikibazo. Ariko reka dusoze tureba umwanzuro twakumvamo ibyo bamwe abavuga yuko kugira amafaranga menshi ari ibibazo, bikarotwa no kwibera mu bukene ukirira dukeya twawe, ndetse n'abavuga yuko kwibera mu bwubwo bukene ari byo byiza, nako kugira amafaranga menshi ari byo byiza, we bona n'ubwo wahura n'ibibazo. Reka turebe ishingiro rya buri kimwe. Abantu babaho mu buzima buciriritse bagahura n'ibibazo bikeya, n'ubundi bari mu byago, bafite umwaku wo guhura n'ibibazo byinshi bakabura uko babyigobotora kubera nta bushobozi bafite. Nkaba rero ngewe ntashobora kuba umwe mu bashobora guhitamo kuba muri urwo ruhande, ahubwo nakwemera gupfa mva muri urwo ruhande. Uwo ni umwanzuro wanjye. Ariko wowe igitekerezo cyawe kuri iyo ngingo ni iki? Hanyuma icya kabiri, kugira amafaranga menshi, reka nongeraho ngo menshi, ariko nkagira ibibazo byinshi, aho kugira ngo mbireke nahitamo kwemera kurangiza ubuzima bwanjye bwose mpanganye n'ibyo bibazo, na cyane ko naba mfite ubushobozi bumfasha guhangana nabyo. Naho rero kugendera kuri filozofi iryoshye yo kumva yuko kubona amafaranga menshi ari byo byabyara ibyago byinshi, ntabwo ngewe nemeranywa nabyo, nubwo benshi ariko babibona. Ahubwo tubura uburyo bwo kubibanamo, kubigendana nabyo, kubikemura, noneho tukavuga ngo ewe byose ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. No, tuba twarabyitwayemo nabi. Muzasanga abakire benshi barwana no guhishahisha imisoro, ariko wibuke ko umunsi bagufashe kubera business ufite, itegeko rizakurikizwa, uzasoreshwa nyine nk'uko itegeko n'amande ubwo n'ibihano birimo nk'uko itegeko ribiteganya. Ariko wa mukene ntabwo azahura nabyo, kuko ntabwo afite n'ubundi bushobozi bwo kubigeraho. Ubwo urumva rero we ntibizamugeraho. Rero ntabwo navuga yuko kugira ubutunzi bwinshi ari bibi kubera ko biteza ibibazo byinshi, ariko nanone wibuke yuko ubwo butunzi bwinshi ahubwo bukwiriye kugufasha guhangana n'ibyo bibazo byinshi. Muri make bukwiye kugufasha gukemura ibyo bibazo kugira ngo ahubwo bidahinduka ibibazo. Nanone kubaho mu buzima bunyuzwe nuko buciriritse, ngo nta bibazo byinshi byiberamo, nta buzima burimo, kuko ubuzima iteka burakura, bugirwa no kujya mbere. Umuntu utajya mbere ntabwo numva ubwo ko yajya mu bantu baririmba indirimbo z'iterambere. Umupayiniya wese rero ndagira ngo nanzure mubwira yuko ntihakagire ugendera ku myumvire y'aba bantu b'abanyamasengesho, n'abantu baciriritse mu myumvire, ndetse n'abantu bagendera kuri filozofi z'iyobokamana, bababwira ngo gutunga amafaranga menshi bitera ibibazo, kuko nabo uwayabahaye cyangwa se abayafite ntago bavuga ngo reka mbivemo nigire hehe mu bukene. No, yewe no muri Bibiliya abakristo bakoresha, wenda abariyo ntangaho urugero so kubibasira, harimo yuko ngo muzane ubutunzi bwanyu mu bubitse mu ijuru, inyenzi y'ingese zitagera. Ntabwo numva ko iryo juru ryaza kukubuza ubutunzi kandi ribugusaba, ntabwo byashoboka. Rero gutunga amafaranga menshi ni byiza, ndetse ni byiza cyane, kubera yuko tubaho mu buzima bw'ibibazo, noneho bwa butunzi buzadufasha gukemura ibibazo duhura nabyo. Ndagira ngo ngarukire ahangaha iki kiganiro, ariko turimo tuganira ni ukugira ngo dutegure mu mitwe yacu tutazahura n'ihungabana, cyangwa ngo duhure n'abaduca intege cyangwa abatuyobya batwumvisha ko kugira amafaranga menshi atari ngombwa. Kandi ndagira ngo nshimangire iki kintu, abaseka baseke ko tugiye payi izaduha amafaranga
menshi. Umuntu arakoze ati se ntunabona n'ibihumbi 100 ku kwezi iti ya ba nagira ngo nanjye mubaze uvuga atyo ko wagize utya, niba uri umugabo cyangwa uri umugore, niba uri umugabo ko wateye umugore inda agatwita, niba uri umugore ko wabonanye n'umugabo ugatwita, uruhare wabigizemo usibye guhura na mugenzi wawe ni uruhe? Ese ubyaye umwana ukabona abayeho n'uyu munsi akaba akiriho, ubundi usibye gushaka ibiryo mukarya, ubundi nta bantu bapfa kandi ibiryo byuzuye byiza cyane ndetse kurusha ibyo ufite wowe unyumva? None se ubwo ko nta ruhare wabigizemo, kuki utumva ko icyo gitangaza ari igitangaza gikomeye cyane utagizemo uruhare? Ibi ngibi byo kuki wumva yuko bitaba? Nta kintu gikomeye kibaho ku isi kitagera ku muntu uwo ari we wese, ntibishoboka kereka icyo kintu kitabaho. Ariko niba unyemerera yuko kibaho, nta gitangaza giheranije cyangwa kiruta ibindi kidashobora nawe kukugeraho. Uguca intege umwihorere, umayininge, wuzuze ibisabwa, ukore KYC neza, abayikoze mutegereze migration, mutegereze itariki 30 z'ukwezi kwa 12, 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2024. Nyuma y'iyo tariki nibwo twasezeranijwe ko tuzamenya umunsi wa Open Mindnet. Ubwo rero agaho kazaharirwa umunyutsi, impaka zizabona gica, nta wundi uzaba uvuga usibye kwa team, undi uzaba uvuga. Reka mbabwire ikindi kintu nabonye gikomeye cyane. Hari imbuga nyinshi zatangiye kugaragaza ibihangano byinshi mwabibonye, nk'indirimbo yaho zicaracara ejo ku mbuga za WhatsApp duhuriyeho. Ibi bihangano bisingiza, biririmba payi nk'uko byaramwe byasimbuye ibya Yesu na Muhammad n'abandi, byasimbuye iby'amadini. Ibi ni indirimbo zigiye kuzakoreshwa ku munsi wo gucelebratinga cyangwa se wo kwizihiza ishyirwa ku isoko rya Pi Network. Ese nk'abanyarwanda, abarundi, abagande, abanyafurika muri rusange, East Africa, turimo kwitegura dute Open Mindnet? Uzaba wambaye ute? Uzambara iki? Uzatemberera he? Uzaba uri he? Ese gutangaza Open launch, mu gutangaza uwo munsi ubwawo, indirimbo dufite twebwe ni izihe? Murumva tuzakoresha izihe ndirimbo? Ese tuzaba turirimba gute? Turirimba iki? Hari nabo kuririmba wenda bizaba bitashoboka, ariko abandi barabiteguye kera. Muze gukurikira murebe. Indirimbo zaciye ibintu zabaye nyinshi cyane hirya no hino ku isi, sibyo? Hari umuntu wambajije ngo mfite igihamya cyuko Donald Trump amayininga Pi. Nanjye namubajije muri comment nti wese ufite igihamya cyuko Donald Trump atamayininga Pi? Reka mbaho ibi bihamya. Ntabwo ushobora kunyemeza ukuntu Donald Trump ari inshuti ya Elon Musk, mu gihe Elon Musk yamaze kwinjira muri Pi Network. Tesla ya Elon Musk, SpaceX, Google, Apple, Microsoft, Amazon n'izindi. Hanyuma ngo Donald Trump w'umushoramari ngo niwe wasigaye, ariko utageze ntagereranyeho kanyagowe. Kuko icyo utumva ni iki koko? Icyo utumva ni iki? Niho kuvuga ngo umunyeshuri ko azi amakuru yo mu kigo, yo mu ishuri, mwarimu arayazi, si koko? Maze rero kuyavuga si ko kuyamara, kandi ararekwa ntashira, abwirwa benshi akumva beneyo, hanyuma akaryoha asubiwemo. Ariko buri wese amayininge Pi, akurikiza ibisabwa, yuzuza ibisabwa, ubundi aceceke. Mutegure akagiye kuba, sibyo? Mwitegura akagiye kuba ibi bintu rwose, kandi mwirinde urucantege rukomeje kubaca intege bababwira ngo barabashuka, barababeshya. Kubera iki? Nimugume hamwe gato, mutegereze murebe. Ndagira ngo nsaba abantu batarakora subscribe kuri iyi channel bayikore. Kimwe mu bintu reka mbabwire, launch niba ngewe kuzongera kumbona bizaba bigoye, ni ikintu kizaba kigoye pe, kuko nanjye ubwanjye nzashaka ahantu nitsimba nge mvuga nitsimbye. Ubwo rero iyi channel ikimwe mu bintu izabafasha ni communication izaduhuza ku muntu wese uzaba ufite ikibazo kubijyanye na Pi, kuko ibibazo nibwo biziyongera byo mu rwego rwo hejuru. Muyikoro subscribe kandi mujye musharinga ku bandi nabo babimenye.
mugubwe neza muhahe muronke.